voice ndazifite z'umukwe wawe agutuka gutyo n'umukobwa wanjye avuga ngo umukobwa wawe se ngo rekana nakubwiza ukuri noneho ngo ne kugutinya wa mugore we mfite akabi niko yambwiye nambwiye ngo mfite akabi kuko yakataba kabi ngo nanjye mba nubatse nk'abandi bagore ihangana zurimbwa akazi wewe bwaguye nawe ubwo ubyo wabwaguye n'imbwa cyabonye dura none umva ntawe nkiri kugutinya sire yabivuze muri ruhande yabivuze mpari byose ndabizi ukuntu byagenze sibyo n'amagambo yose yavugaga byaterwaga n'uburyo uri kumusembura umutera umujinya sibyo ndakwinginze ntabwo nkwinginga ndanagutegetse ahubwo mbabarira umureke sibyo umureke kuko ntuzi ubuzima bwe ntuzi ibyo yaciyemo usibye kubiba aho ukimukunda abantu ari uko mubonye bageze ku rwego runaka aho wahereye hose urarebye usanze atangiye kujya ibirori nibwo utangiye kumuvugisha nibwo utangiye kumushaka kumubona kubonana nawe kuko yakugira umubyeyi wamumariye iki se usibye kumubyara gusa no mu gitabo cy'Imana haranditse ku basenga sibyo kwitwa umugore si ukubyara gusa sibyo hari abagore batabyaye kandi nabo ni abagore ahubwo ikirenze kuba umugore ni ukurera sibyo ikirenze kuba umugore cyangwa se kugira iki ni ukumenya abo wabyaye abakuvuye mu nda nk'uko Imana yabigushinze sibyo aho bari ese warabakurikiranaga bazi uko wigeze kumubwira ngiyo uza kugumuba hafi ngo kumukubita inkoni yakubiswa aho yabaye mu buzima bwose yabayemo wari ubizi amagambo atanameshe mana birambabaza cyane pe ubwo uri umukwe wawe uri kuvuganiriza ahubwo reka nkubwire nushake pe uhumirize ukura amaso inaha ukura amaso kuri uno mukobwa kuko uno mukobwa sakira uwawe ntagakira uwawe nimukajye mubona hari abantu bageze ku rwego runaka ngo utangire wiyitirira umwana ngo utangire ugira iki sibyo njye nari nzi ko uri umubyeyi muzima nari nzi ko uri umumama muzima naho ubu ni gutyo umeze ubu se umuntu yakwambika ikamba agendeye kuki ubu se Vivienne wanyoherereje yavuze umwumvishije izo we wavuze ugasanga nyine kamere ziracyari zazindi sometimes zirasinzira ariko ibyutse ikabyuka so nyoko niba gututse ngo urakabi you don't have kumusubiza ngo nawe urakandi ngo ako kabi kawe ngo n'ibiki narangiza ngo nuko tutumisha audio wenda z'umubyeyi nawe yarabatutse kameme ariko nta burenganzira bwo mufite bwo kumusubiza ngo nawe urakandi wako kabi ngo noneho ngo ufite akeza iswe no kwisura mu binteye isoni ngo ufite akeza ngo niyo mpamvu ngo marana n'abagabo ngo kangahe aje ngo noneho ngo uyu munsi ngo nkukuriragaho ukunyo we n'ahantu utaniye na mama wawe ngo agakwe Yesu Kristo ibaze we noneho umubyeyi w'umugore usibye ko ari abanyemwe batajya bapfa kuvuga amagambo mabi ku bana babo uko umwana yamugira uko ariko kose uko bazi ko nawe azabyara ejo bundi reka nkubwire ababyeyi b'abamama bapfa kuvuma abana ni bakeya uri kumva ariko duhere ku uyu muyobozi ngewe niyo mpamvu nahise nkora na kino kiganiro numvisha ayo makuru y'ukuntu uriya mugabo ise yamubwiye ko azarinda apfa what's happened ngo irya mukuru riratinda ntirihera ashobora kukuvuga akakuvuma niyo bitakwa bikazaba ku bana bawe ngayo nawe ibaze mujye mwirinda guherekereshwa amarira y'ababyeyi banyu Raila yuko. Nasikia yuko.
nongeye kubaha ikaze kuri Hirwandi Clarisse nk'ibisanzwe amahoro y'Imana nabane namwe ndabasuhuje ndabaramukije ahantu hose muri hatandukanye Nyagasani akomeze kubahira akomeze guhira imirimo y'amaboko yanyu njyewe rero turi kumwe ni Clarisse Hirwa nk'ibisanzwe aha naje nagarutse abantu twari dukumburanye cyane kuri Clarisse na Hirwa ndabasuhuje ndabasuhuje cyane ndabishimiye nari mbakumbuye uyu munsi rero ndaje ngo tuganire tujye kuganira muri bimwe by'ingenzi ariko mbibutsa yuko hano turi mu gihugu cya Kenya twagize ibyago twabuze umuyobozi harya bara ni prime minister Baba Raila Odinga so nukuri abanyakenya bose muri rusange ndabakomeje turi muri konje y'iminsi 7 yo kumwunamira mbese nyine nuko nguko ariko ndavuze nti ntago nundi nakomeza nyine nkicara tutaganiriye ntabwibijya mbere hano rero ibintu by'umuntu wabo bakunda babyizihiza cyane nk'ubu ngubu ugomba kugenda mu muhanda guys ugomba kugenda mu muhanda ufite ikibabi igiti nyine cy'ikibabi kereka nyine ko wamwunamiye imodoka nukuzitaka amababi n'ibiti bese niba ariyo mico yabo yarono narabibonye birantungura nituza kubona aka video ndaza kubwira Berno ku buhanga bw'ibyo maze kukankiriraho aka video k'ukuntu byari bimeze mu muhanda n'ukuntu bimeze muri iyi minsi mu muhanda abaturage so rero uwo muyobozi nyine yaritahiye Raila yuko. Nasikia yuko. nguko yari umuntu ukomeye cyane muri politike y'iki gihugu cya Kenya niyo mpamvu ibintu twambaye n'imikara nyine turimo turamwunamira I'm joking guys ntabwo nabyambaye ari byo ngamisha uyu munsi rero ndagira ngo tuganire hari inkuru imaze iminsi icicikana kuri social media nshaka kuvugaho nshaka kuganiraho nshaka gukeburaho abantu nshaka kubwiraho abantu guys mureke mbabwire igihe wumva ufite igitekerezo ku kintu kandi umva igitekerezo gishobora kubaka gishobora kugira ibyo gikora wibyihererana wibigumana hari abantu benshi bafite ibintu mu mitima yabo byenda kubasatura umutima badagira ubushobozi bwo kuba bagera kuri social media nubwo bamwe bazikoresha uko zidakwiriye ariko harimo abantu benshi zifasha I'm telling you so ndagira ngo twumve iyi video uyu mubyeyi yarambabaje cyane nshaka kuvuga ku mubyeyi bita Mama Dada n'umubyeyi wambabaje numvishe izi audio senge ngo kuko cyane ko ari wanamugiriye umumaro yego ngo cyangwa nyira mukase we wenda nabikwiriye kuko yaranamureze yego ariko se nyirasenge ntacyo nabwo voice ndazifite z'umukwe wawe agutuka gutyo n'umukobwa wanjye avuga ngo umukobwa wawe se ngo rekana nakubwiza ukuri noneho ngo ne kugutinya umugore we ego ndavuga nti mana bazimu bashye telefone urayifite ndayifite ubwo se muri icyo gihe cyari kimeze gutyo twumvishe voice note z'umukwe wawe ego ngize ngo ndabeshya se umukwe ari ugutuka gutyo umukwe yaranutse arambwira ati mugore ukurimo atumva wa mubyeyi wati nako umubyeyi ikiza turi umugore turi umugore reka nzireba aho ziri kandi zirahari kwisi yabigeze kure
wiki umukuzi kutongana ni n'ubwa mbere kuva navuka umukwe wawe akagutuka ibitutsi kuri uru rwego kuva navuka n'ubwa mbere numvise umukwe atuka nyirabukwe buriya najya numva nyogokuru atuka abakwe be bakubise abakobwa bakababwira ati ni ukugenda mukanyicira abana kurwara rw'intuza ntimubagaburira ngo barye nimugira mute umukobwa njyewe numvise umukwe antutse ndavuga nti nagezweho narangiye wenda ashaka kuba utaramureze ariko se akibagirwa kuri umubyeyi wabyaye umugore agiye kuzana yibagirwa ko namubyariye n'umugore yari kumpa n'agaciro kuko namubyariye umugore nibura ukumubona se wenda mwarabonanye mwaraganiriye cyagiye se umuntu ajya gutanga ababyeyi be ku murenge yatanze nde ngewe nkubwira ngo nifata rembo ryabo usibye kubibwirwa n'abantu nifata rembo ryabo ntaryo nzi ntabwo uzi uko byagenze So guys, memerese hagiyemo publicity. Okay. ibyo byose uri kunyereza sibyo yabivuze muri ruhande yabivuze mpari byose ndabizi ukuntu byagenze sibyo n'amagambo yose yavugaga byaterwaga n'uburyo uri kumusembura umutera umujinya sibyo ndakwinginze ntabwo nkwinginga ndanagutegetse ahubwo mbabarira umureke sibyo umureke kuko ntuzi ubuzima bwe ntuzi ibyo yaciyemo usibye kubiba aho ukimukunda abantu ari uko mubonye bageze ku rwego runaka aho wahereye hose urarebye usanze atangiye kujya ibirori nibwo utangiye kumuvugisha nibwo utangiye kumushaka kumubona kubonana nawe kuko yakugira umubyeyi wamumariye ikiza usibye kumubyara gusa no mu gitabo cy'Imana haranditse ku basenga sibyo kwitwa umugore si ukubyara gusa sibyo hari abagore batabyaye kandi nabo ni abagore ahubwo ikirenze kuba umugore ni ukurera sibyo ikirenze kuba umugore cyangwa se kugira iki ni ukumenya abo wabyaye abakuvuye mu nda nk'uko Imana yabigushinze sibyo aho bari ese warabakurikiranaga bazi uko wigeze kumubwira ngiyo uza kumuba hafi ngo ari kumukubita inkoni yakubiswe aho yabaye mu buzima bwose yabayemo wari ubizi wigeze umuba hafi se ngo namwihanganishe ngo muhimba ibintu mugahimba ibintu nzi byinshi cyane sibyo niyo yaba yabonye za mariga buvuga sibyo ni umugabo ndamukunda ndamushyigikiye mu byo akora byose kandi n'Imana ituri inyuma sibyo twebwe uko mwubatse ingo seko twe tuzubaka ingo sibyo kandi twe turanabisengera kumva umubyeyi nkawe uvuga ngo urasenga ngo uradusabira n'ibiki aho nkumva amagambo uvuga kuva mu kanwa amagambo atanameshe mana birambabaza cyane pe ubwo uri umukwe wawe ahubwo reka nkubwire ntushake pe uhumirize ukura amaso ukura amaso kuri uno mukobwa kuko uno mukobwa sakira uwawe ntagakira uwawe nimukajye mubona hari abantu bageze ku rwego runaka ngo utangire wiyitirira umwana ngo utangire ugira iki sibyo njye nari nzi ko uri umubyeyi muzima nari nzi ko uri umumama muzima naho ubu ni gutyo umeze ubu se umuntu yakwambika ikamba agendeye ku ki ubu se Vivienne wanyoherereje yavuze ubu mwumvishije izo we wavuze ubu ikiremere nidushake turekeraho guys nidushake turekeraho tugendere kuri iyi ngiyi mpereye kuri uyu mudamu bita Mama Dada ni umudamu umaze kumenyekana kuri social media umudamu ufite ubuhamya bw'ubuzima yaciyemo murabuzi benshi ukuntu yabaye indaya ku muhanda presidente w'indaya I think ubuhamya bwe murabuzi so akabyariramo abana hakaba harimo umwana umwe rero wavuyemo akajya gukora ubukwe ibyo sinirwa mbijyamo cyane ibintu ngiye kujyamo cyane ngiye kujya mu kintu cyo kubahuka ababyeyi ikintu dusigaye dufite muri iyi minsi cyo kuba wakubahuka umubyeyi wawe ukaba wamubwira amagambo wishakiye
bitavuze ko tudafite ababyeyi bakosa, ababyeyi badukosereza, ababyeyi batubwira nabi, ababyeyi badufata nabi, ababyeyi batatwitaho, mbese ababyeyi batazi ikintu bita parenting, tukabana nabo mbese badukorera ibyamfura mbi. ubona ari umubyeyi udafite imyitwarire ikwiye kuba iy'umubyeyi. vraiment abo babyeyi barahari, ariko kuba umubyeyi wawe uko yaba ameze uko ariko kose nta burenganzira, ngiye mbona nta burenganzira buhari, mbona nta burenganzira bwite buhari bwo kuba wakubahuka umubyeyi wawe akageni kageze hano, yaba ari uwo mu muhanda, yaba ahetse inyonjo, yaba agenda yikurura, yaba nta kintu yakumariye mu buzima bwawe, wowe kimarire umwihorere. pfa kuba yarakubyaye umubyeyi, noneho umubyeyi w'umudamu wagutwise amezi 9 ntagukuremo, akagutwita amezi 9 ntakujugunye, uri kumva, wenda kugutanga kukuvana mu buzima bwe akagutanga akagushyira hirya, nuko nta bushobozi yari afite bwo kuba wenda yakurera. kandi mujye mumenya ko tuvuka kubera impamvu, ntabwo tuvuka kubw'ababyeyi bacu guys, ngo babishatse ngo babishake ngo batubyare. let me tell you, n'ababyeyi bangahe bicara bagategereza umwana bakamubura, n'ababyeyi bangahe bapfa batabyaye. ni ukuri kuvuka kwawe nta mubyeyi babigizemo uruhare, kuvuka kwawe ni Imana yo mu ijuru bashatse kugera ku isi ukahagera. Imana itabishatse ntago wavuka. rero Imana ahantu yakunyujije kugira ngo havukire hashime. uri kumva, niba Imana yemeye kuvukira ku mubyeyi nk'uriya, tuvuge nda muri rusange udafite indero, sibyo, Imana niyo yabyemeye kuhavukira, bishimira Imana. uri kumva, wige kubana nabyo, wiza kurenganya umubyeyi wawe kubera ko wavukiye nyine ahantu hadashobotse ngo urenganye umubyeyi wawe kuko yakubyaye. hoya none se niba ngayo batwita amada bakazikuramo zikanga kuvamo, umwana akavuka kandi yagerageje kuyikuramo ikanga, kuko Imana yashimye yuko ubaho. ibyo bakora ibyo ari byo byose ntago ushobora kutabaho. uri kumva? so rero ndaje nje kuri uyu mukwe watutse nyirabukwe aya magambo bitewe n'amagambo wenda umukobwa yamubwiye. ngiye natekereje ntekereza ko ari amagambo wenda kubera nk'urugero ko ntumvikana n'iwacu, ngiye gushyiramo politike umugabo wanjye kubera urukundo nkunze agomba kunyumva kameme. mubwire mama yarantaye, mama byagenze gutya, mama n'uyu bla 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 ibi nibi. donc mama niba tugiranye amakosa, ubundi ikintu cya mbere mbabwire mwa bakobwa, kirazira kikaziririzwa kuzana umugabo wawe ukamwinjiza mu muryango wawe indani ukamubwira cyane cyane amakosa. uko udashobora kuvuga amakosa y'umugabo wawe ku karubanda, niko udashobora kuvuga amakosa yabawe y'umuryango wawe kuyabwira umugabo wawe, kubera yuko ushobora kugirira imbabazi umuryango wawe, ariko umugabo wawe bitewe wenda n'urukundo agufitiye, bitewe n'uburyo aguprotectinga, ntago we za mbaraga zazibona zo ko yababarira umuryango wawe. kuko guys mureke mbabwire, nubwo tuba twavuze ngo tujye tuvugisha ukuri, nubwo tuba twavuze ngo umuntu aje mu muryango ngo uyu ni umuryango wanjye, umva, that's a lie. umuryango wawe ni uwo mwubakanye, aba bandi nabaza buzuza ku ruhande, ariko uwo mwubakanye ni uwo muryango. so abandi baba ari abantu bari aho ku ruhande, mwuzuzanya bari aho ngaho. igihe rero guys, igihe umwinjijemo cyane cyane ibyo mu muryango wanyu, amakosa yabo, amafuti yabo, ibintu byose, so aho ngaho uri kumwica mu mutwe, azabafata nyine kwa kundi wabamubwiye. so please mwa bakobwa mwe, niba mugiye gushaka, please irinde kuvuga amakosa cyane cyane y'ababyeyi bawe ku muryango wawe, nani ku mugabo wawe. kandi ari nako wirinda kubwira ababyeyi bawe amakosa y'umugabo wawe, kubera ko ahantu uzamubabarira bo ntabwo wazabona imbaraga zo kumubabarira nk'izo we wabona. ndakubwiza ukuri. uyu mugabo rero nawe nkaza nkamunenga cyane. biteye isoni, biteye agahinda kwivanga mu bintu by'umuryango w'umugore wawe ukarengera ukaza kuvuga.
ugahagarara ukavuga ugakura amagambo mu kanwa kawe ukabwira nyoko bukwe umubyeyi wakubyariye umugore ukavuga nk'aya magambo tumaze kumva ukayavuga nta mubyeyi urimo nta bro ubwo wowe utweretse iyihe ndero wahawe n'ababyeyi bawe niba warabagize bakakurera we n'iyihe ndero baguhaye kako wavuze ko nta mubyeyi urimo dushaka kubyemera ariko umunyarwanda yaciye umugani ngo uburere buruta ubuvuke umubyeyi ashobora kubyara umwana mu nda ntamuhereze uburere birumvikana akaba yarerwa n'abandi agahabwa uburere bwiza cyangwa bubi siko bimeze umubwiye ko atari umubyeyi atigize arera uwo mugore wawe ushatse ariko se wowe ubwo ni iyihe ndero wahawe indo yo kubahuka nyoko bukwe donc niyo yaba atarareze uwo mwana niyo umva nta burenganzira ufite bwo kuba wamutuka ushobora kumutukira mu matama it's up to you ariko ntubimubwire gutya vis-a-vis ubimubwira umwohereza amaudio reka nkubwire nubwo umubyeyi wawe yaba yaguta kera reka nkubwire cyangwa twayaga duhamagara abamama tukabahamagara tukabatesheje umutwe mumbwire umuntu ako kantu kabayeho aze kubyandika muri comment ukirwa muri ma ukakumva arakubwiye yarakaye yabaye wenda ntuzi ibyo yiriwemo n'ibiki nawe uri mu miteto cyangwa wenda nawe wakoze amakosa kumva ese akubwira ngo kamama twamahiri ukamama twamahiri ibyo bintu ntabwo mubizi bera nawe ibyo nturabizi sibyo ukumva umubyeyi arakubwiye ngo kamama none se iyo yakubwiraga gutya iryo ijambo waramusubizaga sibyo atavuga ati byakomeye ukahita usubira inyuma uri kumva kandi iryo jambo ryabaga ari ribi rinakubabaje cyangwa wakosa ukumva akubwiye nk'ikijambo urakabyare wiyakire uri kumva ayo ni amagambo twajyaga tubwirwa twakosheje ariko bitavuze ko ari urwango umubyeyi aba adufitiye please gihari nubwo nigize kukosa mama arambwira ngo sinduwe ngo njyewe ntabwo mbyara abana bameze gutya ngo uzajye gushaka iwanyu uzajye gushaka iwanyu ntabwo mbyara abana bameze gutya ntabwo mbyara abana bitwara gutya simbyara abana batumva kambwira ati njye ukajya kumva ngo mango njye sindi nyoko ndakubwiye ko mbyara abana batumva guys ntabwo ibyo bintu ntabwo ari ibyo byabaye gusa I know ko hari abandi bana benshi kuko iryo jambo kamama twamahiri kamama twimihini ibyo bintu ababyeyi benshi bakundaga kubikoresha umva ntumpakanire ntugire gute ngo uwo mubyeyi mama wanjye turakundana n'inshuti yanjye ariko hari ubwo nyine umubyeyi ni umuntu kameme hari ubwo aba afite izindi ntuzi akaza akambwira gutyo uri kumva akambwira atyo so ariko ntiwasubizaga waricaraga nyine gusa nawe ukarakara uko akubwiye na cyangwa atakwitabye ariko ntabwo ugiraga umusubiza siko bimeze berno kubera ko ni umubyeyi kandi bitavuze ko hari n'igihe ababyeyi baturenganya igihe rwose ababyeyi batubara amakosa tudakoze atari amakosa bitewe n'imyumvire yabo bitewe n'uko bameze akakubaraho amakosa atari amakosa akakurenganya ibyo ngibyo bijya bibaho pe bijye bari kugatuza kuko ari umubyeyi ugatuza ugaceceka ugaharanira gukora ibyiza ugaharanira gukora ndaza kubabwira Bibiliya yarambwiye ngo ubaha yewe mwana ubaha so na nyoko kugira ngo ubashe kuramira mu iyi si nabonye abantu bihaye no mubyeyi ngo nawe ntiyoroshye ngo ngo ari gushaka ubufasha bro ngo kubera ikindi ibyo bintu ngo wabizanye ngo ku karubanda kuri mutandao atabizanye ngenda mushimira kubera ko hari abandi tubonye nyine ibintu bibaho tutari tuzi sibyo ntabwo tuzi ko umuko ashobora kubahuka nyirabukwe akageni kageze ahangaha kubera ko ngo ibintu yanyuzemo uwo mwana w'umukobwa urabizi wari uhari umuntu mumenyanye mukuze afite amenyo 32 nawe ufite 32 abyarwa wari uhari ubwo iki yarezwemo yari uhari izo zose ni inkuru wahawe n'uwo mukundana
reka nkubwire umwizera akageni kangana gute ko ari we ari honnête kurusha abandi bantu ko icyo akubwiye ari ukuri. Singiye kuguteranya n'umugore wawe ariko akiri bro, ubwenge bro, ubwenge wa mugabo wakoze amakosa akomeye cyane, kubahuka nyoko bukwe, wakoze amakosa akomeye. Kirazira ibintu wagiye kwinjiramo utanabizi. Ubundi wari kumubwira ati ceceka mugore wanjye iturize, twiharire Imana. Numvisha uvuga ibintu by'Imana nkaho usenga. Twiharire Imana, sibyo? Twiharire Imana, Imana iturwanirire. Ku bantu b'abanyamasengesho twemera ko Imana ijya iturwanirira. Imana iturwanirire utavuze, naho ngaho wirwaniriye kandi wirwanirira nabi utavuze. Buriya umubyeyi, mureke mbabwire, ari ikintu mutazi mukinisha umubyeyi. Umubyeyi uko yaba ameze uko ariko kose yarakubyaye, ashobora kukwaturiraho ijambo. Niyo yari kwaturiraho utari mu makosa, akakwaturiraho ijambo ribi, ni impamo y'Imana riragukurikirana. Riragukurikirana. Nahoze numva amateka y'uyu muyobozi wapfuye hano muri Kenya. Numva ukuntu ngo yigize gusanga se mu ntuze, sinzi mu bintu by'abayobozi n'ibiki byose, niba yaramusuzuguye arono, sinzi ukuntu byagenze, singiye kuvuga ibintu ntazi, ariko ngo hari umuvumo yamuvumye, ngo aramubwira ngo uzarinda upfa guticaye ku ntebe y'ubuyobozi ngo uyobore iki gihugu cya Kenya. Ise ngo abikura mu kanwa arabimubwira, kandi byabaye. Yarwaniriye iki gihugu, umunyepolitiki ukomeye, arakirwanirira, agira gute, akora ibiki n'ibiki byose, ayobora ibindi byose arabiyobora n'ibiki byose, ugera n'aho afungwa, agira gute, byose, ariko apfuye nk'uko se yabimubwiye. Akirwanirira kuyobora, ariko apfuye intebe atayicayeho. You see? Wasanga icyo gihe n'ibyo yabwiraga se byari byo, ariko kubera ko ari umubyeyi nababwira ati ibi ngibi urabikoze urabivuze, ariko ntuzigera wicara ku ntebe y'ubuyobozi bw'iki gihugu, kandi birabaye. So guys, mujye mwubaha ababyeyi banyu kugira ngo muramire mu isi. Mujye mutinya amajambo. Uzi abana hano hanze dufite ababyeyi babo batuka, barenganya, abana banze, bihakanye. Hari umwana ejo ndi nabonye mama we yamutaye ngo muri toilette. Ubu ni umusore arakuze, ambwira ati ngiye kuvana n'ubu ngubu ntabwo ndabona mama, simuzi, yantaye muri toilette aragenda asiga kwa nyogokuru. Uri kumva? Bankuramo, dore meze gutya, bankuye muri toilette, mama yantaye ngo bumva akana kari kurira ngo bagakuramo. Ariko aravuga ati wanyereka mama, nshobora kumitinga mama wanjye, nshobora kumubona, kandi yaramukoze ibyo bintu. Bitavuze ngo ijambo uwo mubyeyi ashobora gukurikiza uwo mwana nubwo byagenze gutya, ariko akaba yarabayeho. Byandi nkubwira ngo ntabwo wabayeho kubera ko umubyeyi wawe abishaka. No, wabayeho kubera Imana. Ntabwo wabayeho kubera ko umubyeyi wawe abishaka. I'm telling you. Harimo abajya bavuga ngo umubyeyi akagukosereza, akavuga ngo ntuzongere kumbyara. Utekereza ko yakubyaye se ari ku bushobozi bwiwe, ari ku bubasha bwiwe? Ntabwo ari ku bubasha bwiwe. Ntabwo ari we washatse kuvuga. Imana yashatse yuko uvukira muri we, unyura muri we kugira ngo ugere hano ku isi. Twagiye, ndacyakomeza, tugere kuri wa umukobwa nawe. mbwira unja mu kanwa. Ihangane. Aya marira y'uyu mubyeyi bro, Umwana narakubiswe kugeza ubwo agiye Ihangane. sinzi byaguma gutyo, ntacyo ugira umunsi mwiza. Imana ibane nawe. Yego, kuko ntabyo wagura. Urabuvuga se ko ejo nduzakira, nkaza nkakoba inyuma, wowe ukabangura ibikoresho, ntabyo wagura pe, ko no mu byo nakirwa nkubwira we ntiwabigura. Yego, kandi aba ari amavuta, niba ari amavuta wirirwa unyuraho n'amakariso, nanjye uzambwire nze nzayakugurire. Yego. niho nari naraye. Ihangane. Umva noneho ndagukuragaho kunyu uyu munsi. Ufite akeza, niyo mpamvu abagabo bose mubanye mugumana. Umva noneho
ndagukuragaho kunye uyu munsi amagambo si wirirwa umbwira nashitse nkakuba umbabarira noneho umva n'uwonye igihe nagusaba ibibazo kirahagije nge nakwihanganiye nkaba n'umubyeyi reka mubipfe kumwuba urumva igihe nakubashye kirarangiye nawe ufite akabi ishyano nawe uririnde nawe uragafite ngo mfite akabi niko yambwiye nambwiye ngo mfite akabi kuko yakataba akabi ngo nanjye mba nubatse nk'abandi bagore ihangana wa mwana w'umukobwa we nawe nta ndero nawe nta ndero ufite naho warerewe nawe ntabwo bakureze pe Imana imbabarire kuvuga ibi bintu ariko wa mwana w'umukobwa naho aho bakurere aho warerewe urahasebeje nta burere baguhaye niba ari kwa mukaso niba ari hehe nta burere baguhaye reka nkubwire niyo nyoko yaba atarakureze nta gihe gihari cyo kutamwihanganira nta gihe cyo kumwihanganira gihari kigenwe ngo uparike kumwihanganira ube wamwubaha Yesu we Bernard wumvishe ayo magambo mama nabivuze nkitangira ndavuga nti hari igihe ba mama twabahamagaraga bakatubwira nta wundi mama dufite wo guhamagara bakatubwira ngo turakamama twamahiri bro waracecekaga nyoko ibyo ari byo byose ku magambo numvishe y'uyu mukobwa ni nkaho yasubizaga nyine ibyo nawe yamubwiye ariko nta byumve wicecekera ubyereke Imana byumve wicecekera utuze ureke gukura amagambo mabi mu kanwa kawubwira umubyeyi wawe kubera ko ijambo ari buguherekeje ntuvumvishe ayo magambo wenda aba yarakubwiye ati uzamwiruka inyuma bro ushobora kumwiruka inyuma cyangwa ukihagararaho nk'amanuze y'impeshyi ariko ubuzima bumeze gucyuriranya kuko atashatse kumukora mu gisebe harimo nabo njya numva ngo mama ni umusazi ngo ibintu byanjye ngo yabyangiza ngo ngiye ngo mama wanjye mushyize mu bintu byanjye ngo yabyangiza ngo mama ni umusazi ngo ngewe ngo ibyo ngibyo ngo sina ubwo se ari wowe nawe umusazi ninde ubwo mutaniye he muzi ko hari abantu bajya baburayiminga abantu ku bw'amakosa yabo ugasanga wise umuntu umusazi kandi ari wowe musazi ibisazi byawe ntubibone ukabibona mu wundi muntu kandi ari wowe musazi wasarangutse abantu mwihaye umubyeyi ngo ibintu yarakwiye kubizana kuri social media reka nkubwire social media mwayihinduye ikindi kintu ngo ibiki n'ibiki we niba utabihaza nagumana n'ibintu byawe ariko ngewe yakoze niho yaruhukiye maybe uri kumva yabizanye kugira ngo n'izi nama zisohoke muri twebwe tuzibwire abandi batekerezaga gukora ibintu nk'ibyo bumva ntabwo bino bintu biba byaje gutyo gusa nuko ibintu byaje kuri social media ngo mugire ngo byaje gutyo gusa ntabwo biba byaje gutyo gusa haba hari impamvu byaje hari uwo biba byagenewe kugira ngo abashe kumva ni ukuri mureke mbabwire mfite umubabaro w'uyu mubyeyi pe uko umubyeyi wawe yaba ameze uko ariko kose yaba ari umusazi yaba ari indaya yo mu muhanda yaba ari wa wundi wigaragura hariya hasi akarambura amaguru akambara ubusa ni wowe mwana yabyaye kuza kumumunyamunya yaba atarakureze none se reka nkubaze nka buno ari ibaze umuntu utinyuka umubyeyi we gutya nyirabukwe gutya undi muntu wo hanze yamutinyuka akageni kageze hehe ahubwo wa mukobwa we urarya uri menge kuko ubanye n'umugabo utoroshye wa mugabo nawe urarya uri menge ubanye n'umukobwa utoroshye mwese ntimworoshye mwese ntimushobotse urumva ukurikiye sitori y'uyu mudamu umwana ise yaramutwaye wenda ni kwa kundi ndavuga uti ufite umwana sometimes reka mugurire udukariso mwoherereze kuko aribwo bushobozi mbonye si byo se
reka mugurire udusutiye mwoherereze. Hari utwenda abana b'abakobwa kwanza bakenera ushaka kuba utaka ku muntu utari umubyeyi wawe, sibyo? Nk'ubu ngubu hari sometimes hari n'igihe ntabwira umugabo wanjye ko nkeneye ikariso, nkambwira nkeneye amafaranga gusa njye kugura ibintu by'imbere, nkagenda nkabigura nk'amakotegisi. Ni ibintu uba ugomba kwipanga sometimes, ntabwo umuntu w'umugabo yabimenya. So hari n'igihe rero ugira isoni nk'ibintu nabwira mama sibyo nabwira undi mu mama wundi wo ku ruhande, siko? Wenda akavuga ati umwana wanjye ashaka kuba yaburaga akariso, reka ngire gutereka, reka mwoherereze. Kuba yaragize n'uwo mutima w'utwo dukariso kutuguhereza, ngo nawe uzabimugurire. Ubwo wakabimuguriye mbere y'uko ubivuga. Niba waragize ubushobozi, why not utabigura ahubwo? Arindira kubikubwirira iki? Wazajya ukamubwira nonsense. Ubu njye iyo mva wambabaje wa mwana w'umukobwa, abana b'abakobwa mana. Ibaze nubyara umwana akakubwira amagambo nk'ayo ngayo. Nubyara umwana akakubwira amagambo nk'ayo ngayo. Nabonye hari umudamu waje aravuga ngo niwe ngo wareze ngo abo bana ngo ibintu byose arabeshya. Reka njye mbanze nkubwire, ntago njya numva ibintu by'abantu bandi bo ku ruhande, niyumvira nyirubwite. Nyirubwite niyo yaza akadukubita ikinyoma hariya, niwe uzi ibyo yanyuzemo bro, niwe uzi ibyo yanyuzemo. Uzi ko umuntu ajya aza agahakana ubuhamya bwawe nk'aho mwabunyuranyemo. Wowe urinde uza kumpakanya ubuhamya bwanjye? Aho yicaye, aho yabaga yicaye, aho yaba keretse wenda inkuta z'inzu yabagamo arizo zije zikavuga ati ibi bintu urabeshya, I can accept it, shaka kubyakira nkabirisivinga kabisa. Ariko wowe wo ku ruhande, niba wararize abo bana, niba warabigenje gute, I don't know, I don't care. Ariko ubuhamya bw'umuntu n'umuntu ku giti cye. Nk'ubu hano nicaye hano mu nzu yanjye, uri kumva nk'umuntu wo hanze akaza akavuga uko meze muri kano kanya, ngo arabeshya. Reka ngohereze nk'urugero, sibyo? Si ntuyemo hano, uri kumva? Abandi bagatura hanze y'iwanjye, uri kumva? Akabona ninjiyemo hano, akabona ni ahantu nyine hatameze nk'ahatuye, sibyo? Ariko ntazi ko wenda mo hano ninjiyemo naburariyemo, ntazi ko ninjiyemo hano naburaye, kubera ko gusa abona inyuma, uri kumva? Ku buryo nshobora kujya hariya nkavuga ntiwambabariye ukamfasha ko meze nabi. Ati uriya mugore arabeshya, ati n'ahantu ataha, ati ntimuzenda yuko wenda nanacumbitse, bancumbikiye, sibyo ra? Ntimuzenda ko bancumbikiye, ntimuzenda ko nagiye gusaba icumbi, ntimuzenda ko hari umuntu wambwiye ati ba wicayemo hariya ubu ncungira. Ibyo ni ibintu byose bishobora gushoboka, uri kumva? Ariko nkashaka kuba najya gusaba ubufasha ngo ati uriya mugore arabeshya. Ubwo nari ndwaye mu minsi yashize bijya bimbabaza, hari abantu baba bakeneye ubufasha ariko ntibabuhabwe kubera amagambo yanyu mabi. Igihe nari ndwaye nize gusaba ubufasha, umuntu arangije, umuntu abona nyine ukuntu inzara zanjye zikoze, inzara zikorerwa make, ari ufite inshuti yawe ikagukorera for free, bibaho, uri kumva? Arangije arandika muri comment ngo ubuse umuntu ufite inzara zimeze gutyo ngo arwaye iki? Bro, jya umenya ibyawe, ubundi wumva ubuhamya bwa mugenzi wawe, ubwumva uko abukubwiye kuko nibwo kuri kwe. Naho kuza kuvuga ngo uriya ngo mama dada ngo arabeshya, ngo urumva ngo rerere ngo umwana ngo bla 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 bla, niba abeshya aramaze, niwe uzi ubuhamya bwe yanyuzemo, niwe uzi ibyo yaciyemo, imunsi ku wundi, ntago isaha ku munota ku isegonda mwabaga muri kumwe, ntago mwabaga muri kumwe, muri kumva? Niba waramubonye rimwe, reka mbabwire, kuba twaramenyanye, twarahuye rimwe tukaganira tukamenya, ntago bivuze ngo uhise umenya.
guhise umenya Clarisse Mukanyana ninde, guhise umenya Clarisse Mukanyana ngo ni iki si mwe mujya mukunda kumbwira ngo mpora nseka ngo isura mugore ngo uko ahora aseka ngo ntabwo ajya babara. Bro, ndababara. Ntabwo muzi kiba cyihishe inyuma y'iyo nseko, sibyo? Ntabwo iyi kumbona nseka gusa ntabwo bivuze yuko nyine ibintu bimeze ngo bimeze neza, hoya. Kubona runaka aseka gusa ntibivuze ngo ibintu bimeze neza, hoya. Kubona umuntu abyibushye ari inzobe cyangwa se ari igikara ntabwo bivuze ngo nuko ibintu bimeze neza. Uri kumva? Kuba uyu munsi byagenze gutyo ntabwo bivuze ko ariko bihora. So rero wowe uri kuza uvuga ngo mama dada ngo arabeshya ngo nawe ntashobotse nibyo, ariko se kudashoboka kwe gutanga uburenganzira bwo kuba yakubahukwa n'abana be. Nakubwiye ngo niyo nyoko yaba agarama hariya mu muhanda akambara ubusa, ubu niwe ugomba kuza kumupfuka, kumuramburaho agatenge. Imivumo y'ababyeyi banyu izajya igenda ibakurikirana kubera kutitwara neza kwanyu. Mureke uwo mubyeyi wawe yitware nabi, ariko wowe ugerageze kumwerera imbuto. Reka uwo mubyeyi wawe agutuke uko ashaka, wicecekere umwime umwanya wo kuba yagutuka. Se ubundi umwimye yagutwara iki? Turabizi ko hariho abantu baba narcissist, ashobora gukoresha uko ashoboye uko ariko kose kugira ngo mugire, ariko nawe wikakira ubu narcissist muri wowe ngo nawe umere nkawe. Tuza, mureke, mwime umwanya, muhunge, mwime umwanya. Niba ubona ari kukohereza amaudio irinde kuyumva, nko nakumva aragusembura wowe urajya kuyumvira iki? Kuko mama wawe uramuzi deja, uramuzi ateye gutya. Niba ubanye n'umuntu umubyeyi umeze gutyo rimwe kabiri ntacyo yakumariye nyine. Ariko kuba yaragutwise amezi 9, kuba yarakwemeye ukamurya igise cyawe kikamurya ukagera ku isi, ako gaciro abagafite sheri, ako gaciro abagafite. Ugomba kumwubaha, ugomba kumwubaha. Ariko reka mbabwire, biragatsindwa kubura umugisha w'umubyeyi mu birori byawe. Bro, abandi babyeyi iyo bashingiye abana baba barimo baraseka, ariko wowe warashingiwe nyoko ararira. Baba bishimye afite ibyishimo birenze bibasaze, ariko wowe mama we yari kuri social media arimo ararira. Ibikoresho ngo ntiyabikugura, none se niwe wahisemo ugira ngo biramushimishije ko atabasha kubikugurira? Nubwo atakureze ntabwo bimushimishije ko atabasha kubikugurira. Nukuri ntabwo bimushimishije. Dufite ababyeyi hano batanga abana babo kubera kubura uko bagira, bakavuga kubera ubushobozi bwanjye buke, kubera bimeze gutya, akira, bakihekura abana bakabatanga kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza bo batabashije kuba, atari uko babanze. Kandi nta kintu, reka mbabwire inshuti zanjye, amaraso ntago ari amazi. Amaraso ntago ari amazi. Nta kintu gishobora kugutandukanya n'umubyeyi wawe. Uko byagenda uko ariko kose aba ari umubyeyi wawe, aba ari amaraso yawe. Umuntu wese wagufashije nibyo ni sawa, it's alright, ni umubyeyi wawe. Wenda mu irego nimba ariko babyita, si irego simbizi, lego simbizi byo mu cyangwa yarakureze si biological, yarakureze n'ibiki. Ariko mu gihe biological ndabyibuka, reka mvuge aka kantu sinzi niba ari necessary kukavuga, ariko let me say this, ndabizi ko atari bibi, ntago ari bibi. Mfite mukuru wanjye, yakuzana ibyongereza, kamvuge mu Kinyarwanda, mfite mukuru wanjye tuvukana kuri papa wanjye. Ntabwo papa wanjye yagize amurera, yarezwe na step dad. Step dad ubwo babyita ngo kimunuze mu Kinyarwanda, mukanyina, senyina. umugabo wa mama wawe, atari papa wawe biologically, atari papa wakubyaye mu nda ye. Nyine mama we yarakubyaye wenda aragutahana. Uwo mugabo mu ruzungu bavuga step dad.
mu kinyarwanda tuzi umugore ko bavuga mukase. ubwo umugabo ni senyina. Mukanyina, senyina, I don't know. Muze kutubwira ukuntu bamwita. Uri kumva arerwa na step dad, sibyo? Amaze kurerwa na step dad agera igihe cyo gukora mariage. Uri kumva? Mu gihe cyo gukora mariage ukuntu ibintu byagenze. Bakoze mariage ariko nubwo papa we atigize amurera. Uri kumva? Nawe yahawe ingofero nk'umubyeyi wamubyaye. Icyubahiro aragihabwa nk'umubyeyi wamubyaye, n'umubyeyi wamureze nawe ahabwa icyubahiro cye. Uri kumva? Njye nabonye ari ibintu byiza. Niyo papa wawe nta kintu yaba yaragukoreye, niyo yaba yaragututse akagutukuza, niyo yaba yaragize gute, you have to respect him. Mama wawe niyo yaba ataragize gute, you have to respect her. Ugomba kumwubaha, ukamwubahira ko ari umubyeyi. Donc nubwo atacyo yakumariye ariko se bivuze ko abandi afite nabo ntacyo yabamariye. Niyo ntacyo yaba yarabamariye. Tugomba kuba ababyeyi kuko ingaruka zo kubahuka ababyeyi bacu, ingaruka zo kutabubaha ni ukutaramira mu isi. Kutaramira mu isi Bibiliya ivuga sinzi niba ari ukubaho igihe kirekire, sinzi kutaramira mu isi Bibiliya ivuga niba ari ukubaho igihe gitoya, nako ku bindi bintu bindi bitari ibyo kubaho igihe kirekire, ariko Bibiliya ibivugaho ko tugomba kubikora. Nta kintu n'iki na kimwe gihari gishobora gutuma twubahuka ababyeyi bacu. Umubyeyi, reka nkubwire, umubyeyi ataranga kugukingurira mu nzu iwe, akakubwira ati subira iyo wari uri, kandi ugasubirayo, cyangwa ukarara hanze, kandi ari umubyeyi wawe. Umubyeyi ukuraza hasi aryamye kuri matera, ukaryama hasi. Umubyeyi ukubwira ati wewe rero ukoresha ibintu byinshi, you have to do this in this house, ugomba gukora ibi, ugakora ibi. Ari umubyeyi wawe. Mureke mbabwire, wagakwiye, reka nkubwire, ahubwo wagakwiye abandi bana, reka nkwereke njya mbona ibintu by'ama DNA, nkunda kubireba cyane, ama paternity court, abantu bari gushaka ababyeyi babo, imiryango yabo, ugasanga nk'umwana baramwadopsana ariko ashaka kumenya inkomoko ye, ashaka kumenya aho yavuye, ashaka kumenya ababyeyi, bashobora kumenya inkomoko. Uri kumva? Kandi icyo gihe abenshi iyo mbibonye babonye ahantu bavuka barabyishimira kameme, usibye kudashobora guta umuryango wawe wakureze, ariko nabo ukabamenya, ukabibuka bakunda as your family, ukabakunda niba hari siblings, ukabakunda, ukabereka urukundo, ukabubaha. Umunsi wagize ibirori ukaba uri kumwe nabo, ukabahamagara imiryango, cyane cyane aho ngaho biba ari na byiza uba waguye umuryango. Twebwe dufite imiryango mikeya, tuba twumva ari ibintu bimeze neza, biri kuvuga ati imiryango ubaye munini bro. Nababaye kubw'uyu mubyeyi mama dada, nababaye uko yaba ameze uko ariko kose, ariko mwibuke ko ari umubyeyi. Imagine, uziko Bernard byumvishe akajya ngo Bernard n'umukameramani uri hano uri ku nkamera, agira ngo noneho ngo uyu munsi ngo nkukuriragaho ukunnye, we n'ahantu utaniye na mama wawe. Ubwo ni ugukora ikintu kibi wari watinya gukora kera bakaba barakoze imbere. Ngo agakwe. Yesu Kristo, ibaze we, nkabwira mama ngo umva noneho mama, ngumva nkukuraga. Ngo noneho umva nkubwire, wenda reka ntandukanye mama wanjye n'abandi babyeyi. Wenda mama wanjye we ni inshuti yanjye, ni umubyeyi mwiza, turaganira, ndamukunda cyane, nta bintu bibi yankora. Ariko mwibutse ko nababwiye utugambo nanjye ajyaga ambwira kera.
akambwira ati we akabimbwira ariko urumva ni umubyeyi wanjye ntabwo aba akwanze sheri wanjye ntabwo aba akwanze ibyo yakivugisha ibyo byose ntabwo aba akwanze noneho numvishe umukwe avuga Bernard ngo mubonye ngo abantu ngo bageze aho bagera urase bageze he urugo ndagusetse mana umbabarire ndagusetse nkwifurije urugo rwiza pe ntiruzazemo kuko niruramuka rujemo tuzagukwena sa mva urugo utarakandagizamo ibirenge bakoze mariage gasamudishize ibyo babivugaga batarakora mariage nimba bari bagiye mu murenge ntumbaze ngo nta shimwe ry'umubyeyi ngo akeneye ngo nta gisenge cy'umubyeyi itsoke mu bigumane ariko utangiye gucyurira nyoko ngo ntiyashatse utararugeramo sheri utararugeramo utangira kumucyurira ngo ntiyashatse utararugeramo urambabaje mwana w'umukobwa we upfuka musabe mama wawe imbabazi ni ukuri akwaturireho umugisha wo kubaka utararugeramo urugo uraruzi ntabwo mbateye ubwoba pe urugo ni rwiza hari akana ejo bundi ka Vestine kakandi twabakumburiraga mu mwuka ka Vestine karavuze ngo gushaka uri muto ni byiza ngo ariko ngo abantu babyojeho cyane ngo se ngo niki cyateye Vestine ubwoba gituma akangurira muri umuntu we kudashaka vuba ngo yanamukubita you remember that uri kumva amazemo amezi 2 niba atari 3 none wowe utangiye kuvuga utarana nta n'icyumweru kirashe utangiye kwihenura ugira ngo warugeze kuko umugabo wawe yatinyutse nyoko akamutuka mukamufatanya mwababaje cyakora mva mumvugishije amangambure ariko mwambabaje namwe abantu muri gutuka amadada muri komenti Imana y'amahoro ibaho umugisha nuko mutazisha ibyo ari guhura nabyo gahinda afite uriya mubyeyi njye nahise njya mu mwanya we nkateta akazi akambwira tumva rero umunsi rero nkacyagiye bamwirukanye ku ishuri wenda akanyitwara ngo akavuga ati mama uri kumva mama yanze cyangwa se papa yanze kunyishyurira minerval sibyo bikaba urwitwazo inzika siko bimeze yangize akagenda akavuga tumva ntabwo bamuzi ibintu ababyeyi bari kunyuramo sheri ababyeyi bari kunyuramo kugira ngo babe umubyeyi kuba yakihekura umwana akamutanga swati ararwaye mu mutwe sibyo swati nta bushobozi ariko iga kubana niba urahiye imbere y'Imana ukarahira ko umugabo wawe uzamurwaza mu burwayi bwose kubera icyo umugabo ushaka kumurwaza mu burwayi bwose utashaka kuburwaza mama wawe cyangwa undi muntu niba ushobora kurwaza umugabo muhuye mukuze njye mvugisha ukuri Bernard umugabo murahuye akuze afite umuntu wamureze uri kumva bitandukanye nuko warezwe umva urarahiye wemeye isezerano aguhaye uraryemeye pe uravuze ati isezerano amaye niryo nukuri sibyo uraryemeye nubwo ari guhereza ejo akagusegura ingumi n'inkokora ntabwo ari bose ariko turabyumva maze iminsi mbona inkuru nyinshi mu Rwanda z'abagabo basekuye abagore hari nabonye yabyimba ameze gutya uri kumva n'abari kubica every day uri kumva bari kwica abagore babo so bibaho niyo mpamvu mbivuze gutyo ko muba mwararahiye isezerano mukarahira isezerano n'ibiki kuzamurwaza muri ibi n'ibi ubwo burwayi baba bavuga ngira ngo ntabwo ari uko yarwaye igisebe cyangwa agize gute dufite uburwayi mentaloma uburwayi buri mu bwonko tuba tutazi ko ari uburwayi n'ibiki byose tuba tugomba kurwaza bagenzi bacu uri kumva ukamuhereza ayo masezerano ariko byaboneka kuri mama wawe ukaba utagira
ukaba utamuvuza ahubwo ngo umwihanganire ugire gute umuvuze, mujyane mu kigo ngororamuco, birahari mu marihabu, niba afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, Indera na Kicukiro muri Niboyi, ubwo ndi kuvuga abantu b'i Kigali, baganiriza abantu ibintu bikagenda neza, ukamushakira abaterapisite. Niba wowe ubona hari icyo umurushije, urabona umurishije ubwenge, umurushije intuze ko ntiyakureze wenda aho warerewe byagenze neza, you see, tugerageze uburyo ki urwanirira mama wawe ishyaka, umubyeyi wawe ishyaka. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo, ari nawe ngiye gusorezaho, akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. Hari abari tuvuga ngo ibyo bivanaho sha, ngo hari igihe umubura umufite, ngo akaba ari hariya ngo ntacyo amaze. Bro, aba ari nyoko. Nicyo nagusubiza, ni nyoko wakubyaye, ni nyoko. Iwacu hari umusazi bitaga Olive, yari umusazi iwacu ku Kibuye, ari umusazi wambara ubusa, afite umwana w'umukobwa, uri kumva. Akenshi bajyaga banabenga uwo mwana, ntabwo ndi buvuge izina rye, bajyaga banabenga uwo mwana akenshi kubera mama wari umusazi, you see. Ariko sinigeze mbona atinyuka kubahuka nyina kandi ari umusazi. Na nyina yarapfuye, agahinda karamwica, arababara. Kandi nyina yari umusazi, ntacyo yamumare, ntacyo yaramwitayeho. Umwana yabaga kwa nyirakuru, nyina yirirwa yiruka yambaye ubusa burere. Yari afite n'abandi bana, kandi uwo mwana yarashatse byagenze neza. Berno yari umusazi karabutaka, undi uhagarara hariya akiyambura imyenda ngo mu muhanda. Olive yari umusazi, usanga garamye hariya yiyambuye ubusa. Imagine ko na mama wameze gutyo sha. Cyandumva mbabaye ngo mama wawe niba gututse ngo urakabi, bro, uramusubiza ngo urakabi. Yesu Kristo, ibyo ari byo byose uriya mwana yasoraga amagambo nyina yamubwiye, sibyo, akamubabaza, yarakubabaje. Ariko wowe kuko wari uzi ko ufite n'ibirori, wari no kwicecekera. Hambwa nti ubwo nyina rero wenda nyine urumva, reka nkubwire, hari igihe nubwo tuvuga ngo wamadada nyine ngo yarakijijwe, ariko reka nkubwire, buriya iyo wabaye ku muhanda uba warabaye ku muhanda, iyo wabaye indaya uba warabaye indaya. Hari igihe kamere buriya ntabwo igipfa gupfa. Niyo mpamvu bibiri tuvuga ko dutsinze kamere, umva twaba dutsinze ikintu gihambaye. Buriya umuntu iyo wabaye ku muhanda warabaye ku muhanda, iyo umva uko byagenda uko ariko kose uba nyine warabaye ku muhanda tu. Niyo gukizwa byazaho hari igihe bigira gato nyine, niba ikinyabupfura utagitoje. Ubundi baravuga ngo igiti kiri kugororwa kikiri gito. Niba rero kuva utarabonye umuntu uguhereza uburere, none se tufite abajura bafite disipurine? Uzi wari wahura n'umujura ufite disipurine? Bwoko umujura rwose ufite disipurine wiba mu kinyabupfura. Cyangwa se ukabona umuntu unywa ibiyobyabwenge ariko ufite disipurine iteye ubwoba, akaza akavuga mere yasinze, impako gasimu, ntabwo nshaka kukwica, please ntundushye, ntabwo nshaka kukwica pe, njye ndishakira ku gasimu tu. Afite n'imbunda, hano bajya bibisha imbunda. Toa simu, sitakukuua, toa simu. Akaza akakubwira ngo toa simu, sitakukuua, toa, ukayitoa kandi ukamuhereza, akigendera atakusha. Ariko ibijura bidafite disipurine biza bivuga nabi, bigutuka, bigira gute, bikanakurasa for nothing, kandi ibyo ufite kabijyana. Uri kumva? So rero hariho abantu bagera mu bintu tuvuge, ubwo nari ntanze urugero rw'ibiyobyabwenge n'ibiki, ariko bagera no mu ikanisa mu rusengero agakizwa, ariko n'ubundi disipurine ikaba nkeya,
kandi yitwa ngo arakijijwe tujya tubibona kenshi cyane cyane muri abakizwa muri twebwe abakizwa nanjye ndi umukizwa ndi umukristo ariko udashaka kumva nyine mvuze ka bro wagwana kandi umukristo kubera ko that's me nyine ngewe nyine ngomba ushobora kuza mu bukristo wibomberetse ngo bigenda gutya ukijijisha kanya gute ariko ntabwo aba ari wowe kizwanya n'ibyawe byose sibyo rero hano mu bakizwa tujya tubabona pe ariko ibintu byanze kugira gute byanze guhinduka ugasanga nyine kamere ziracyari zazindi sometimes zirasinzira ariko iyo ibyutse ikabyuka so nyoko niba gututse ngo urakabi you don't have kumusubiza ngo nawe urakandi ngo ako kabi kawe ngo n'ibiki narangiza ngo nuko tutumisha audio wenda z'umubyeyi nawe yarabatutse kame birumvikana ngenda nabihamya neza ko yababwiraga namwe nabi ariko nta burenganzira bwa mufite bwo kumusubiza ngo nawe urakandi wako kabi ngo noneho ngo ufite akeza iswe no kwisubiramo binteye isoni ngo ufite akeza ngo niyo mpamvu ngo umarana n'abagabo ngo kangahe ngo niyo mpamvu wubatse rugakomera wowe se warwubatse rwakomeye twayibonye rumazemo imyaka ingahera ko turi kubona mu myaka 20 zisenyuka ngiye nsiga nigira n'ubwoba abantu bamaze imyaka 20 bro bari gusenya 25 30 barasezeranye kutanywa n'urupfu akaramata bagatanya badapfuye bamaze iyo myaka yose wowe nturamaramo n'iminsi 3 nturanarukandagiramo nako wa muhungu nawe ngo byose ngo ndabizi byanyuze wari uhari wa muhungu sha wanengushye kandi uriya muhungu ndasate Imana imbabarire gurumusha mw'abantu mwe mw'abagabo mwe mwagiye mukorera abahungu urasura mukobwa yakorewe ariko biriya bintu bisigaye ari n'agatwiko nta kintu kizima kikibamo niba ari bride shower nanjye ngo baby shower bride shower nta kintu kizima kikibamo mana we mumbwire mukanya n'ukuntu umeze kubera ko ndababaye ntabwo ikintu kikivamo biriya bintu bisigaye ari ntabwo basigaye bakora ibintu by'ingenzi kuko bakora ibintu by'ingenzi ntabwo ingo zagasenyutse muri kino gihe ariko n'abakobwa nabo ntibacyumva yewe urambwira ngo nkuriya wamubwira ukamwumvisha buriya wagira ikintu umubwira umukobwa gutinyuka ubwo nakubwiye ngo berno niba atinyukanye na kuriya umuntu wo hanze yamutinyuka akageni kageze yamwubaha we ubwo mugabo ntabwo bufite bw'umwana utinyukanye nyina ko azubaha nyoko niba umufite azubaha nyirabukwe niba umufite nyirabukwe azayicare mu rwego ati dore wagiye iwawe hano ko ari iwanjye aha Imana ibagenderera so guys mva mureke mbasezere ariko nsezeranye rino jambo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu uko mama yaba ameze uko ariko kose uko byaba bimeze uko ariko kose nta burenganzira dufite bwo kumwubahuka kandi nta burenganzira dufite bwo kumuheza mu birori byacu cyane cyane byo gushyingirwa ibirori biza rimwe mu buzima bitongera ngo bigaruke cyane niba uteganya gushaka undi mugabo ukazamujyana mu ibyo birori by'undi mugabo ariko kirazira kikaziririzwa umubyeyi wako yaba ameze uko ariko kose uba ugomba gukoresha iyo bwabaga kugira ngo kuri uwo munsi ibintu bibe byagenze neza noneho aguhereza umugisha wa kibyeyi ntimuzishimire guherekezwa n'imivumo y'ababyeyi n'amarira y'ababyeyi banyu ni impamo y'Imana ibivuye mu kanwa k'ababyeyi bacu biba bidufiteho uburenganzira mfite akabi niko yambwiye nambwiye ngo mfite akabi kuko yakataba kabi ngo nanjye mba nubatse nk'abandi bagore ihangana zurimbwa akazi wewe bwaguye nawe ubyo wabwaguye n'imbwa cyabonye duhura none umva ntabwo ngira kugutinya sire umubwire agahinda noneho umubyeyi w'umugore
usibye ko ari abanyemwe batajya bapfa kuvuga amagambo mabi ku bana babo uko umwana yamugira uko ariko kose uko bazi ko nawe azabyara ejo bundi. Reka nkubwire ababyeyi b'abamama bapfa kuvuma abana ni bakeya, uri kumva? Ariko duhere ko uyu muyobozi ngewe niyo mpamvu nahise nkora na kino kiganiro numvisha ayo makuru y'ukuntu uriya mugabo ise yamubwiye ko azarinda apfa. What's happened? N'ibyabaye byabaye kandi yararwaniye ubutegetsi pe, ariko ngo irya mukuru riratinda ntirihera. Ashobora kukuvuga akakuvuma niyo bitakwa bikazaba ku bana bawe. Ngayo nawe ibaze, mujye mwirinda guherekereshwa amarira y'ababyeyi banyu, mubyirinde, mutrayinge ababyeyi banyu. Niyo mwaba muri kubabeshya mubaryarye, niyo yaba yakubabaje gute ubyihanganire ushiremo imbere, ariko umwihorere ntube wagira ikintu umuvugaho, sibyo? Murakoze rero, ndabakunda. Please do subscribe, share ku biganiro bya Hirwandi Clarisse, kandi ndabashimiye cyane abantu mukomeze gukora subscribe, mukomeje gukora subscribe, ndabashimiye cyane. Ni ukuri Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha. Ibiganiro byacu nakagaruka, ku bantu bagize ibibazo bambaza, ndaje ejo nongere mbashakire umwanya, sibyo? Sawa, bye, ciao ciao, ndabakunda.